98.0 Center Radio. Time to heal. Time to breathe. Time to feel alive again. Center Radio, where your heart finds peace. ikosa nakoze mu gice cya kane twasize Eric afite baloni mu biganza bye, umugore we amusaba kumuha ako kabaloni yari afite mu biganza. Mwibuke ko kandi Eric yari yahamagaye inshuti ye imubwira ko iri mu nzira ije kumureba, nuko telefone irikupa. Inkuru muyigezwaho na Mr. Beam. Tubaye ikaze, humura nawe. Nyamuneka kame. Umugore wanjye yakomeje kunyinginga, akomeza anyumvisha ko ari bumbwire. Sheri, nukuri, trust me baby please, I will tell you everything you want. Please babe, trust me, I will tell you. Please, I swear to God, I will tell you everything. Babe, listen. You want to know everything. So, before, banzo kame. Babe, I swear to God, ntabwo nkubeshya. I tell you everything you need to know. Kunjangwe, please. Ibyo byose mudamu nyine yabivugaga afite ubwoba ku maso ye. Rero nazunguje umutwe muhakanira, nuko mfata ako kabaloni ndagaturitsa. Numvaga ko ari ngombwa kugaturitsa ngo mbashe kureba ibyishe nyuma y'ako kabaloni, ndebe ko nabasha gusobanukirwa, ndebe ko nabasha nabohoka nanjye ubwanjye. Isura ye yahise ihinduka ku kanya mu buryo butunguranye. Ati, oya bibe, no, ntiwabinkora sheri. Kuki koko, kuki wabinkora? Oya we. Babe, ibyo bintu ukoze urabizi. Rero yatakaga, ubona ko arimo kurira. Uko yariraga ni nako yapfukaga amaso n'amaboko ye. Yahise aba nk'utaye ubwenge. Sinatinya kuvuga ko yababaye, nk'aho isi yari imwikaragiyeho, kandi kuko nibyo, kuko isi yari imwikaragiyeho pe, nagiye kukubeshya. Ni nako iherezo ryari ryegereje kuri we. Nuko ya nshuti yanjye nayo yahise ihagera.
nuko nanjye mfungura umuryango. Rero mu gufungura umuryango, nafunguye umuryango numva hari ikintu kigendagenda inyuma yanjye. Mpindukiye mbona ni ya njangwe, nuko isohoka mu nzu, ubona ko irimo kurira. Hanyuma inyuraho nari imagaze ku muryango, iragenda inyura no ku mugore wanjye, ikomeza ijya mu muhanda. Rero iyo njangwe yagiye, ubona idafite gahunda yo kureba inyuma, yagiye nyine itareba inyuma. Kwa kwiyemera na kwa kwiyaminiya kose kwari kwagiye, na kwa kwiyumva kwayo kwari kwayishizemo. Rero yari imeze nk'aho yari imaze gutsindwa urugamba yari irimo kurwana. Umugore wanjye yakomeje kurira, ayireba igenda irenga, ubona ko ashaka kuyihamagara ngo igaruke, ariko injangwe ntiyongeye guhindukira habe na gato. Ya nshuti yanjye rero yegereye umugore wanjye, iramuhumuriza ati, mada, bigenze gute? Umeze neza? Yazunguje rero uwo mutwe, amarira ari yose. Inshuti yanjye irakomeza iramubaza iti, vuga, turi hano, tubwire nta kibazo, tubwire icyabaye, n'iki wabaye iki? Rero madamu wanjye yabanje kwanga kuvuga, nuko haciyeho akanya ahanagura amarira ku maso. Arangije aravuga ati, nakoranye n'abantu babi bakoresha imyuka mibi, imyuka y'ikuzimu, hanyuma bampa umukoro. Mada, umukoro umeze ute? Umukoro nyabaki? Bamaye umukoro wo guhiga abagabo 10, umwe ku wundi. Nuko yandebye mu maso, ntamarira yazenze mu maso, ati, mugabo wanjye, wowe wari uwa 9, kandi nta mugabo twigeze tumarana amezi arenze 4. Rero numvise bindenze, ariko ndihangana bya kigabo. Ndamubaza nti, none se ibyiriya njangwe byo bite? Nuko nanone yongera guhanagura amarira mu maso, ati, mu ijoro nibwo nabaga ntegetswe kujya kuyireba, kandi igihe cyose iriya njangwe yari iri mu nzu yacu, urugo rwagombaga gusenyuka gake gake. Byari nk'ihame ridahinduka. Nahise byumva neza. Arakomeza ati, rero kariya kabaruni kagombaga kwituritsa ntawe ugakozeho. Ya nshuti yanjye rero yarikanze iti, none ubwo agaturikije katiturikije, niki kigiye gukurikiraho? Ibyo byose rero
yabimubajije atakamba, yakubise urupfukamiro hasi arira cyane. Ibyo nageragezaga kuzana mu buzima bwe nibyo bigiye kuza mu bwanjye, kandi ni bibi cyane. Ndabinginze muntabare, mumfashe, muntabare, ndabasabye please. Iriya njangwe ntabwo yari injangwe isanzwe, yari abo bantu buri saa sita z'ijoro numvaga urusaku rwinshi rumpamagara mu izina, ubwo bikarangira cyangwa bigashira cyangwa se bigaceceka ari uko ngiye kugaburira iriya njangwe. Rero ibyo byose babikoraga bazi ko bizarangira unshidikanyijeho cyangwa unahuye, nuko tugatandukana. Mu gutandukana wari kuzasigara umeze nk'utuzuye, uri igishushushungwe, uri indembe, utabasha no kwivana mu buriri. Rero bikazarangira bakubwiye ko uzakira ari uko ubahaye imitungo yawe yose. Muri ako kanya numvishe imbeho nyinshi, umubiri wose yakomeje asa n'uwihana. Ati hari hasigaye gake cyane, hari hasigaye iminota mike, hasigaye kakituritsa, ubundi ukazaguma kuriya mpaka. Ndabinginze rero muntabare, kuko ninjye ugiye kugirwaho n'ibyo byose wari ugiye byari bigiye kukugeraho. Uko wari kuriya ukuntu wari umeze niko nanjye biri buze kumerera. N'umujinya mwinshi rero nahise musohora mu nzu yanjye, nuko inshuti yanjye iranyinginga iti reka tumufashe kuko byibuze agusabye imbabazi, kandi urumva ko yemera amakosa yiwe yose, sibyo? Ngayo nguko twahise tumujyana ku muvuzi gakondo, nuko amutegeka kujya kwaka imbabazi abo bose yahemukiye. Haciyeho rero ibyumweru, nabonye kuri televiziyo zizwi cyane muri iki gihugu cyacu avuga ati muntu nyumva, muntu ndeba, muntu nzi, ntugatume hagira umuntu uwo ari we wese ugukoresha ngo uhemuke cyangwa ngo wangize ubuzima bw'abandi, kuko kwangiza ubuzima bw'abandi ntabwo byakiza ubwawe ngo ubone imitungo cyangwa ngo ubone amahoro cyangwa bigukize ibindi bibazo runaka. So rero mujye mwirinda, kandi mbere yuko ufata inzira runaka banza ushishoze neza kuko si buri nzira yose iba ifite uburyo bwo guhindukira cyangwa se bwo kugarukiramo ngo ugaruke hahandi wari uri. Kubw'ibyo rero nsabye imbabazi abo nahemukiye bose, n'abo natwaye imitungo yabo yose nkoresheje imbaraga z'umwijima. Ubu narahindutse,
narihannye nakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye kandi murakoze. Umuntu wese wumvisha ubutumwa agerageza gusangiza abandi kandi mwirinde ibishuko ndetse no gushaka no kurarikira imitungo y'abandi. Iyi nkuru yateguwe inandikwa na Mishu, kandi nanone iyi nkuru yateguwe yeditingwa ishyirwamo amajwi na Mr Beam, hanyuma uwashyizemo umuziki, uyu muziki murimo kumva nanone ni Mr Beam, uwateguye script akanayibagezaho akanayeditinga akaziki nanone ni Mr Beam. Murakoze cyane rero, mukomeze kugubwa neza n'ibindi bice biza kuza. Hari ibice byinshi n'undi bishingiye kuri iyi nkuru nanone. Rero nimuzajye kure, mukomeze kugubwa neza kandi wibagirwe gukora subscribe kuri ya channel yacu yitwa Humura Nawe. Murakoze cyane.